inkweto zishaje turagura imyenda ishaje yose turagura ariko iki gipangu ngubu nta myenda ishaje cyangwa inkweto zirimo ngo ngure Gashaka kudutayuruye. Fungura nago wafunze. Mwiriwe. Makuru ki? Mva wa mwana we. Ndimo kugura imyenda ishaje, inkweto zishaje. Habyo ufite ngo umpengure. Yesu. Vuga, wasanze bwenge yabyutse neza. Mubazo ransubiza. None se iyo umuntu amajije gukubura imyenda ayishyira. Wa mwana we, icyo nzi nuko iyo umuntu amaze gukubura imyanda umuntu ayishyira muri puberi. None se imyenda ishaje nizo nkweto uri kuvuga urukumva biri hehe? Genda umva byaba biri mu nzu. Ese kuri ya nzu utazayinjiramo ni puberi cyangwa ni ikimoteri? Oya, ni wowe ubyivugiye. Njye ntabwo mvuze ko inzu yawe iba ikimoteri, njye nigurira imyenda ishaje n'inkweto. Ibyo twabivuganye ahantu biba. Nera biba ahubwo watinze wute niho biba. Uwo mwana niyo arabiri. Ndasakiwe. Nese wa mwana harimo amavide y'amazi. Ugize ngo ibishwa by'imineke buse iyi ni imyenda ishaje cyangwa ni inkweto zishaje? Wa mwana ngenda nakubwiye ko ngura inkweto zishaje n'imyenda ishaje. Njye ntabwo ngomba kugura ibishishwa n'amacupa y'amazi. Njye ngura imyenda ishaje n'inkweto zishaje. None se mubaze akandi kabazo ka kabiri ukansubize. Wa mwana ndagusubiza no kuri kw'Imana. Kumba nushaje, ndabyo kugura ibintu bishaje, ngo ni ikihe kigura iki? Uvuze ngo iki? Numva n'amatwi ashaje se. Nari nkubwiye ati ngo umuryango winjiyemo uza hano urawibuka. Mwana ndawibuka nta kibazo. Sibyo, hari na entrée na sortie. Byose ndabizi byose. Byaba byiza rero usohotsemo. Mwana, ubu se nasohoka nga nta mari mfite. Ndumenye none nahuye n'umushoramari. None imari ndimo kuvuga ni izo nkweto zishaje n'imyenda ishaje. Ko nabyutse neza kurukunza muri isukari kandi isukari yarahenze wajya ukadeba mu mapuberi. Kanigende ndabona imari nyibuze ndabona bifasha ubusa. Mariye wagira ngo agura diyama cyangwa zahabu. What? Akora nta kintu mubona mwe. Umva mupapa we. Iki gipangu nari nakivuyemo. Era abantu baravuga inkweto ishaje, sinumvishaje inkweto ishaje n'imyenda ishaje. Nahasanze akana karavuga ngo ninjye mu mufuka ngo. Wese n'ubundi akwe inkweto ishaje, inkweto ishaje ntabwo nabibura. Nubundi ndashaka yo ngurisha nkatanza n'icupa. We fungura wacana we. Uyu ni we. Kana se. Uyu ni umwana wanjye. Amene nahavuye. Gura mu inkweto ishaje, inkweto ishaje. Iki gipangu nakivuyemo. Wena ngiye. Bakakana na sawa. Wena. Sinubijua ngo ugura inkweto zishaje n'imyenda ishaje. Ngura inkweto zishaje n'imyenda ishaje. Reka njya kubireba nawe. Umwana w'umwana. Umwana mugende. Numva ko hari imari. Ugize ngo inkweto zishaje, imyenda ishaje ngirahari. Kureke kakana ninjye muri mondisi nkasangamo ibishishwa by'imineke n'ibintu byose. Numva wa mwana ko nyimaga imari kandi zihari. Ariko wa mugabo uranshakaye. Warebanye n'imisharigwa yawe ukande. ugize ngo None se mwana, uriya ni papa wawe? Kubera kugura ibintu bishaje. Bazora kuza n'amatwi ashaje. Mbese wumva wa mugabo wanditse. Ndumva wasitse wa mwana we. Reka nkureke. Ndekanye. ugize ngo Jeje nagusomeza banyene. Aleluya.
kintu mubonamo mwe ko uyu mugabo nawe urimo kunteza uyu mwana se ubundi bwambere ko uyu mwana navuye aha ngaha inkweto zishaje nazibuze n'imyenda ishaje nayibuje ariko uyu mugabo nawe arimo aka ni agasuzuguro gusa arimo kuneza uyu mwana kuko ashingiye ku kikuku ngo yinjiye mu nzu uzacyakora iki mu nzu koko ndimo kukubaza mwana wajya ukambwira papa ko yatinze umwana nose yabaye ikiragi umva uwanza kumvira se na nyina yumvira ibikuta bya bwenge uranshaka nakwitabye mbwira wambwiye papa ko arimo gutinda ugize ngo papa wanjye so yambyaye uhari ufite ikimenyetso ko ari papa wanjye utangiye kumumbira ababyeyi kandi ndifumbi oya wa mwana we mbabara rwose ntabwo narinzi uzamimenya urindwa